Mwiriwe neza nshuti zacu muraho kandi turizera ko mumeze neza. Tubanza gushimira rero bakoze subscribe kuri channel yacu yitwa Mazaka Boss Jean Paul. Ngubu rero twahinduye izina, igiye kujya yitwa Umwete TV. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cyitwa Menya Ukuri. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko igira iti mesa kamwe. Ese kumesa kamwe ni iki? Wamesa kamwe gute? Ryari? Ni kenshi rero bavuga ko umuntu ashobora kumesa kamwe mu gihe ahangaha turareba ese ku Mana ndetse no kuri ibintu umuntu ni gute yamenya ko ari kumesa kamwe. Nimba ari iby'Imana uhitamo iby'Imana, nimba ari ibya muntu cyangwa se ibintu uhitemo ibintu. Ahangaha ni ukuvuga ngo kumesa kamwe ni uguhitamo kimwe. Kumesa biva ku nshinga yo kuvura cyangwa se kuvana imyanda mu kintu cyari cyaranduye. Rero tugomba kumenya abo turi bo kugira ngo tubashe kuba twamesa kamwe, kugira ngo wenda tubashe gusobanukirwa uburyo ki twamesa kamwe. Reka twisomere ijambo dusanga mu gitabo cya Matayo umutwe wa 16 kuva ku murongo wa 5 kugera ku umutwe wa 16 kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 12. Umutwe w'amagambo yanditse ngo umusemburo w'abafarizayi n'abaseduseyi. Igihe bambukaga ngo bafate hakurya, abigisha basanga bibagiwe kujyana imigati. Nuko Yezu arababwira ati murabe maso kandi mwirinde umusemburo w'abafarizayi n'uw'abaseduseyi. Naho bo mu mitima baribwira bati nuko tutazanye imigati. Yezu arabimenya arababwira ati mwabemera gato mwe, ni iki gituma mujya impaka ngo ntimwazanye imigati? Ntimurasobanukirwa? Ntimwibuka se imigati 5 yahagije abantu 5,000 n'umubare w'inkangara mwahavanye? Mwibuka se imigati 7 yahagije abantu 4,000 n'umubare w'inkangara mwahavanye? Iki gituma mutumva ko ari imigati? Gituma mutumva ko atari imigati navugaga igihe nababwiraga nti nimwirinde umusemburo w'abafarizayi n'abaseduseyi? Nuko bumvaga ko atari yababwiye kwirinda umusemburo w'imigati, ahubwo ari ukwirinda inyigisho y'abafarizayi n'iz'abaseduseyi. Iryo rero ijambo ry'Imana ridusobanura uburyo ki akenshi tudasobanukirwa ibyo turimo. Akenshi dushobora kumva inyigisho zitari zo, inyigisho mbi zishobora kuba zadushora mu nzira mbi, mu nzira itworeka, mu nzira y'ikinyoma. Ahangaha ababigishwa yarababwiye ngo mwirinde umusemburo w'abafarizayi n'uw'abaseduseyi. Ahangaha abigisha bitewe n'uko batabashaga gusobanukirwa ibyo ari byo, bo bahise biyumvisha ko ari uko batazanye imigati yo kurya. Nyamara si byo yashatse kubabwira. Yashatse kubabwira ko umusemburo w'abafarizayi, yashatse kubabwira ko wari umusemburo mwiza utumbisha imitsima
ugatuma umugati uryoha. Nyamara nibakoresha umusemburo mubi umutsima uzabiha kandi ntawe uzashobora kuwurya kuri uwo mugati. Inyigisho z'abafarisayo nazo niko zabaga zimeze, zishobora kwangiza umutima w'abumva. Byumvikana ko ahangaha batubwira ko tugomba kwirinda inyigisho mbi, tukumva inyigisho z'Imana, inyigisho zirimo urumuri, inyigisho zitungira ubuzima, ko Nyagasani Yezu ari yo soko y'ibyiza byose, ari we tangiriro akaba n'iherezo, ari we dukesha kubaho kuko yatwitangiye agapfa, agahambwa, akazuka kugira ngo umuntu arokoke. Rero Yezu aradusaba kumukurikira, hanyuma tukamesa imyenda yacu. Imyenda yacu rero adusaba kumesa imitima yacu, umubiri wacu. Njya kutwibutsa ko tugomba gusiga ibyo dutunze tukamukurikira kuko ntacyo twamuburana, bitewe n'uko ari yavuze ko umuntu nasaba azahabwa, kandi nta n'uwamwingiye ngo akozwe ikimwaro. Bivuze ko rero umwenda ahangaha umunsi bashaka kutubwira tugomba guhora tumesa, tugomba kumesa imyenda yacu. Ushobora kubaza se ahangaha imyenda bashaka kutubwira ni iyihe, ni iki? Umwenda bashaka kutubwira ni ukuvuga ngo ni umubiri yacu dufite, harimo ibice by'umubiri wacu, harimo iminwa, amaboko, amaguru, umubiri wose w'umuntu ugomba guhora usukurwa, ndetse tugasukura n'imitima yacu. Ibice dufite twibuke ko hari abatabifite, twibuke ko hari ababibuze, batagira ingingo, batagira ibice na bimwe by'umubiri, abatumva, abatabona, ariko twe tubifite tubibyaza umusaruro wo kubikoresha icyaha, tubikoresha ibikorwa bya Roho Mutagatifu, ibikorwa by'urukundo, ibikorwa bihesha Imana agaciro, kugira ngo turusheho guhora twisukuye, imitima yacu yuzuye umunezero. Rero icyo wavana muri iyi nyigisho y'uyu munsi ni ukwiga kubaho tumesa kamwe, tuguma mu bikorwa byiza bihesha Imana icyubahiro. Ushobora kwibaza ati se ibikorwa bibi, ibikorwa bitagomba kundanga kugira ngo ndusheho guhora umwenda wanjye ukeye wererana, nabigenza gute? Ese ibyo bikorwa nakwirinda ni ibihe? Ibyo bikorwa rero ubisanga kwa Timote wa kabiri umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 5. Umutwe w'amagambo handitse ngo ibyago byo mu minsi y'imperuka. Umenye neza kandi ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe by'amakuba, kuko hazagwira abantu bikunda ubwabo, n'abafite inyota y'ibintu, n'abirasi, n'abikuza, n'abanyarubwa, n'ibyigomeke ku babyeyi, indashima, inkorashyano, n'abagome, n'abazira impuhwe, n'abanyamazimwe, n'abatihanganira abandi, n'indakoreka, abanzi b'ibyiza, abagambanyi, abashihanyi,
n'abahumwe amaso n'ubwirasi, n'abakunda ibyishimo by'umubiri aho gukunda Imana, n'abiha isura y'ubusanamana ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabwo. N'abo ngabo rero urabirinda. Aha ngaha rero arakomeza kutubwira ko tugomba gukomeza kwirinda ibi bikorwa bibi, ibikorwa bituganisha ku byago byo mu minsi y'imperuka, tukirinda kuba nk'inyoni yitwa umununi, aho iba iri mu cyari imirizo yayo iri inyuma, imvura iyo iguye imirizo iranyagirwa nyamara yo yugamye. Bivuze ko dusabwa kuba maso, bivuze ko dusabwa kuba buri gihe twiteguye ku isaha n'isaha Imana yaduhamagara, tukagenda turi abere, tukagenda twiteguye ko tugiye guhita tujya mu ijuru, tugiye kuguma munsi cyangwa se ikuzimu cyangwa se mu muriro w'iteka. Aha ngaha rero ntitube mu bushyuhirane two kuba akazuyazi, kuko akazuyazi ntago Imana igakunda, ikunda umuntu uri mu bintu kandi abirimo neza. Ubwo rero mvukana ko nahanjye nahawe dukomeze kumesa kamwe, dukunda Imana, ukore ishobora byose, ukore umugenga byose, kandi nta kintu dushobora kwiburana. Bivuze ko rero ikiganiro twagisoza aha ngaha rero, tubashimira aho wagikurikiranye, tubashimira wowe wamaze gukora subscribe, wakanze ku nzogera uhora ureba ibyo dushyizeho ako kanya, umva ko muraba agaciro cyane. Utarakora rero nakore subscribe kandi ukazogera kugira ngo ujye utabona ibiganiro dushyizeho, kandi abone n'ibindi bishyashya turi gutegura. Hanyuma rero unimenya ukuri k'uyu munsi, tubashishikariza gukomeza gukora share na like na comment. Murakoze, Imana umugisha. Ciao.